Sport turi kuri stade Amahoro ahategerejwe umukino ukomeye cyane, umukino w'amateka hagati ya Rayon Sport ndetse na Al Hilal. Hano rero murabibona ndi kumwe n'abavandimwe mereye hano hafi yanjye. Umusaza bakwita nde? Amazina yanjye ni Afande Zidane. Afande Zidane. Hano nguri ikegera cyo bita Ferdinand w'umureyo. No murinzi wanje. Uyu ni umurinzi wawe. Bakebeza. Bakebeza. Umwago baguhagije. Yaramagije ko ibyo namutoje bikubiyemo abarinzi nka batanu baba bandi inyuma. Asubwa ibyo bintu wamutoje ni ibiki? Jya ureba abantu bambara gutya uburinzi bakora uko bumeze. Uzahita umenya ibyo ari byo. Oh yes. Umurinzi wambara ikoti aba ari umuriro wo kotera kure. Kubera ko ibyo dutozwa nyine nawe urabizi. Niba ari bibe ngombwa ko dukorera mu kirere turaguruka. Hanyuma Ferdinand ntabwo ibindi mwe byo kugenda ntafite umurinzi. Uri mu bihe bihe? Biragoranye. Duhera uri mu bihe bihe? Ndi muri professionnel, ndi mu bihe mpuzamahanga. Ndi mu bisaba ko ndindirwa umutekano uhagije kuko ibintu ndi gukorera amakipe byazatuma nkorerwa ihohoterwa. Niyo mpamvu nahisemo gutoza umuhungu wanjye, ndamubwira ni kama soja aho tuzajya tuba turi hose. Kubera ibyo reyo iri gukina n'uburyo iri kwitwara, mbese watangiye kwikeka ko abantu bashobora kukugira bashobora kungira ishyamba bakankorera ibintu bitari byiza. Umurinzi rero ngomba kuba ndi kumwe nawe. Hanyuma se Ferdinand, ubu ngubu dufite match ikomeye cyane. Ikipe yawe irakina na Al Hilal. Ni match ya nyuma y'amatsinda Sekafa Kagame Cup. Ni match ukeneyeho gutsinda ugakomeza cyangwa ukanganya ugakomeza muri kimwe cya kabiri. Ni match witeguye gute? Nguherewe ku giti cyawe. Umereye kuri wowe ku giti cyawe. Umuteguro wawe uraza kubagaze gute kuri iyi match? Ntekereza ko agashya kambere ngira ngo murakabonye. Iyi ni imyiteguro idasanzwe, imyambarire myiza, turi abantu b'abasirimu, ibyo murabimenyereye. Ku midari myiza iriho amafoto mpuzamahanga, ibyo ntago ari ibintu dutozwa, ni ibintu byacu. Uyu munsi rero ngewe line-up yanjye inyemerera gukina na Al Hilal ntikanga. 11 banjye. Izamu nindi Tereka Modande Junior. 2 na 3 Kabange na Gani Juruel. Umutima wa defense ndakinisha Didi umwana w'umunyarwanda. Akinane no bita Chopora. Kuri 6 ndashyiraho umuvandimwe nakuye muri Gasogi. Mwenyewe mwaramubonye ndiri akubari nimere mu mugongo. Ku 10 bambwirire umusore wanjye. Bambwirire ku 10. Ku 10 turahatereka umusore w'umuhanga mwita Issa Jigiba. Nimero 8 turahashyira uwo bita Jingalei Ibrahim. 11 turahashyira uwo bita Atiso Kojo. Mu gihe kuri 7 tuhashyira umwana w'umunyarwanda guturuka i Butare bamwita Eri Tatu. Iyo ni kipe 11 turatakisha umusore w'umuhanga w'ibogari, umusore kingira ngo muramwibuka Ismail Diara ku bigango yari afite. Twamuzanye uwo bita Kameni Attaque de Poète, nabwiye ngo ni namba 9 mugongoni wa mbere muri kino gihugu, wa mbere muri East Africa. Ni umusore w'umuhanga kabisa, nkubwiza ukuri ikipe imeze neza. Iyo ni 11. Iyo ni 11 yawe. Hanyuma se aka kantu k'agakoto ateretsemo ku nyabukwe yawe meze nk'umuntu utashye ubukwe. Ibi tubyite ko ari ubukuzemo? Ngire ngo muvandimwe nkubwire ubu burenze kuba bwaba ubukwe. Ngira ngo Rayon Sport uburyo tuyikunda, ngira ngo abantu dukunda Rayon nicyo kintu cya mbere tuba dukunda mu buzima kurenza ikindi kintu kibaho. So hanyuma musaza umaze gupanga 11 yawe, wambwiraga kuri imyambaro aserukanye kuri uyu munsi, isobanuye iki mu by'ukuri? Ikintu bisobanura ni ikintu gikomeye. Ngira ngo uri kubona ikote uburyo rimeze, uri kubona ipantaro, uri kubona inkweto. Ngira ngo aya yose ufashe na $400. Ngira ngo urumva amamiliyoni arimo. So uyu mwambaro rero uvuze byinshi, uvuze qualification. Ni qualification uyu munsi ku kipe ya Rayon Sport, ni qualification ku banyarwanda. So uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo, ngira ngo twawiteguye mu by'ukuri. So uyu munsi twararebye turavuga tuti hari abantu bagendana n'aba bodyguard benshi batagira umubaro, bazana icupa ugasanga aba bodyguard bagiye. Twaritosha ibintu byacu kugira tubishyire ku murongo. Uyu munsi turi gukora ibintu byacu mu mutekano utuje wa gisirimu w'abantu baba bari mu kazi. Uyu munsi turi ku kazi. Naho ni sawa. Hanyuma Ferdinand, wari umaze kumbwira 11 urashyira mu kibuga, ati line-up ufite ya Rayon kuri uyu munsi irakwemerera guhagarara kuri Al Hilal ukayireba mu maso? Ikipe mwembi ni muratsindwa 6-6, ni nayo makipe atarinjizwa ibitego. Ibi iki kintu gisobanuye iki? Iyo mibare yonyine ubwayivuze itwemeza guhangana bidashingiye ku biganiro.
turahangana bishingiye mu kibuga bishingiye mu kibuga cyane. hari abantu bari kuvuga ati muraganira muri inshuti abafana bareyo umufana Ari Hilale yo yasorotse mu marushanwa mpuzamahanga cyangwa yakinnye n'andi makipe ati hashobora kubaho ikintu kibiganira amakipe akanganya. Babwire se ntabwo muri buze kubona Ari Hilale ikina nka Vipers nabonye umusibejo ntabwo biri bukunde. Vipers yakinnye Yamba twikomereze yakinnye ite uziko Vipers yakinye yirezeriva nkaho wagira ngo mu gitondo irajya gukina igikombe cy'isi. Ya baba nabonye match bishya babajene oya ni igenda narayibonye ntiyambonye. hanyuma wora kintu ute bugu utari bukina ngewe ni umukino ufunguye ni bare wo guhanahana TikTok ibana bro nababwiye ngo iyi stade umuntu uri buyinjire mu uyu munsi ubushize murambwira ngo narahije abafana bagera muri bane ba peri kimwe cya kabiri ndagisigarana muri buze ko bari hano muri stade. Fredina urakina uhanahana na Ari Hilale abantu barabizi kubera ko ikintu gikomeye wenda murimo murashaka ni ukunganya kugira ngo mukatishe itike. Muravuga ngo murakina muhanana cyangwa murakina mu defend bijyanye na Ari Hilale ntabwo wayidefanda ngo uyishobore. Uzi impamvu se Ari Hilale ifite amayirema menshi ntabwo tuyobeye urwego rw'abakinyi bayo. Ngiye guhura n'igipimo cyiza nkuko mwanteze taska ibyo nayikoreye mwarabibonye stade yuzuye no hejuru. Aha rero no gusubira muri wa mwambaro maze mu iminsi kuko muri iminsi ndi kwambara ikote rikambera ndi kwambara ishati ikambera na kwambara shaneti y'umusaza ugasanga birahura. Urumva uyu munsi rero ibyo twamenyerejwe n'ubundi turakomerezaho. Uriya mwana w'umunyarwanda witwa Didier mwihera ubutumwa n'umwana wacu Nyamabuye ya baba ambwiye ati ngewe nitwa Papa Fit ari fit bro ari nuvuga ngo noneho imyitozo ari gukora uraza kubibona uyu munsi kuri match iheruka yabanjemo. Okay wewe noneho wore kuba umufana nge mba umunyamakuru wewe nkubajije hagati ya Matumona oya wewe nkubaze nk'umunyamakuru waze nk'umunyamakuru w'umwuga hagati ya Matumona Nure ya Mujene Didier kuri match zabo wabonye zose wakubwira ngo hitamo umwe ushobora gukina mu mwanya wundi hagati ya Didier na Matumona wahitamo undi. Akoze cyane urwego rusobanukiye abana b'abanyarwanda barashoboye nibagirirwa icyizere ntimwuzongere kudukinga amakarito maso ngo mwumve ko abanyamahanga baje kubera ngo yaje ari umunyamahanga ngo biramugira inyenyeri waba umunyamahanga ukamubenchire no muri 18 ntubonekemo kuko nta rwego wagaragaje. N'aba bana bo mu Rwanda bumve ko umunyamahanga yaje n'umunzani mwiza bababonye habwo bagiye babigiraho amasomo kuko naje gusanga abanyarwanda dufite tara nyinshi cyane ahubwo ntabwo zikurikirana. Hanyuma Ferdinand bavuga ko umukinnyi ukomeye agaragarira kuri match zikomeye. Yego Issa Djigiba asa nk'uwemeje abantu benshi. Ibrahima Jingare nawe nuko nimero 8 ubwo twavuga ko nibari buze kwibura muri iriya mediane ya Ari Hilale. Mbere na mbere reka mbanze nkubwira ikintu kimwe aba bana bacu nabonye badatinya igitutu cya public cyangwa ubwinshi bw'abafana. Niba warabonye umupira bakinye stade Nyamirambo yuzuye kuriya barimo bakina n'ikipe nka task yahererekanyaga umupira kuri twihutiye yaradukinishije hataza kugira ngo umuntu umve ngo nayisinze igitego kimwe agire ngo ni ibintu byizanye byaratuvunye. Bari abana rero kutwereka ko badafite pressure iyi stade barayizi subwa mbere bayikiniyeho match urabizi match dutera hano Kabumbi igenda cyane dutsinda ibitego bibiri bakiniye kuri iki kibuga barakizi subwa mbere aje gukina ngo biri batonde uburyo bagikiniraho barabuzi n'abana bakinye imikino mpuzamahanga twebwe ntabwo bana bamwe dufite qualification yari yose turibona uyu munsi ibi ya kimwe ibi ya 0-0 turakomeza nta kindi byagorana bitewe n'imikino mike yatumaze kubona ntabwo muri aka kanya tufata umuntu ngo mutera amabuye kuko tuzi ko nabaforunganye baje uko baje ntabwo baje tubaha icyizere tuzi abakinyi benshi bagiye baza tutabemera ariko bakatwemeza ariko ibyo bamaze kutuha biratwemeza ko muri aka kanya uretse Matumona bimusaba gukora cyane abandi bakinyi bose amanota yabo barayafite 100%. None se uretse ko hagize akabazo kashoka gasa n'uvunitse uriya mukinyi wabonye umukinyi wa Kinyamirambo wa mbere wabonye ari mubi ntago ari umukinyi mubi kandi umukinyi ntago umupimira ku mukino umwe ko umukino ukurikira ubuke ko yarigeze akantu ka injari yavuye mu kibuga bamuteruye ntabwo wamenya rero ngo bimeze bite ariko bamuha umwanya. Hanyuma mbere ko tugara ku musozo ariko ngiye kubona ko tugicuca ubu twagize mu miliyoni noneho sasa match rangira bingahe uyu munsi kimwe ubusa ku busa ubusa ku busa n'ibitaba sabo nkawe wowe uwo munzani ubunzanyeho maze uwo munzani wundenze tugufaze ko bangongo ino nyine kuko tukwemera abanyarwanda barakwemera no mpamvu uvuga nyine abizi muri make prediction yawe urambaza ngo ni bingahe sibyo Rayon Sport nitikarifiye ngigere muri round ikurikiye muri iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup
sha haba iki kuri wowe ndakora urugendo rw'amaguru ngera i Muhanga hari ibirometero birimo ndava hano n'amaguru mpaka i Muhanga ibyo byihorere Kigali Muhanga n'amaguru turadusoza urabutuzamuka n'amaguru ngewe nimushake munshireho umurinzi ndakora urugendo ruva hano ni Muhanga na Erigitse waba nka supermanager shawo ibyo ntago mbizi bya supermanager baza Fred nawe baza ibya supermanager mwihorere watega wagera mu nzira bro nakubwiye ngo iyo usinziriye uzi kiri kuziko ubutandukanye n'umuntu usinzira yatetse ikiringiti ngo abana basinzira nge nsinziriye nzi icyo ntetse inkono yangira imwe inyama ntago ntetse ikiringiti ngo abana basinzire nibakanguka banyatake sawa sawa merci beaucoup